Iyi ni ya saa tubagezaho amakuru tuba twabateguriye cyane ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndore ko ubu ngubu bidasanzwe urugamba rwahinduye ishusho y'urugamba yahindutse, cyangwa se isura y'urugamba yahindutse. Uko twari dusanzwe tubona urugamba rurimo kugenda kugeza ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Turajya muri Uvira ibintu byakomeye cyane nyuma yuko AFC M23 ndetse na Twirwaneho bari hariya muri iriya misozi yunamiye turiya duce twa za Uvira, baza kumanuka. Bamanutse abaturage bari hepfo basa nkaho bikanze bavuga bati mama 23 na Twirwaneho irashobora kugira gute kutugabaho ibitero. Abazalendo bari hariya muri santere ya Uvira bahita batangira kurasa amasasu menshi atandukanye, barasha amasasu menshi atandukanye ndetse bayerekeza hariya muri iriya misozi ikikije Uvira, by'umwihariko bakayerekeza hariya muri turiya duce twa za Gataka. Ubwo barasaga bakarasa mu duce turimo mama 23 ndetse na Twirwaneho, ariko mama 23 na Twirwaneho tibagira icyo basubiza, bahise babihorera barakomeza barasheringa. Batekereje ko mu gihe baje gusubiza abazalendo bakareba uburyo babasubiza amasasu barimo baboherereza, bari kurasa bakarasa mu baturage, hakabasha kugwa abaturage benshi cyane batandukanye, bikaba byatuma AFC M23 bashinjwa ibyaha by'inyokomuntu. Ibi ngibi kandi bikaba byabaye hariya muri Plaine de la Rusizi. Bacyumva bagenzi babo barashe, bahise bavuga ati AFC M23 Twirwaneho ati barashobora kuba kugeza ubu ngubu bamanutse bakaba binjiye hariya muri turiya duce twa za Uvira. Batekereza ko bashobora kuba babafungira inzira izamuka Baraka, cyangwa se bakabafungira inzira yerekeza hariya muri Lake Tanganyika, dore ko naho hari inzira y'amazi. Nabo bahise bazamuka hariya muri turiya duce twa Kalimabenge bashakisha uburyo barasa kugira ngo barebe uburyo bakwitabara bagafungura inzira. Ariko hashize iminota 30 nibwo batangiye guhamagara abagenzi babo bababaza uko bimeze. Bagenzi bakababwira ati duhanganya na mama 23 ndetse na Twirwaneho. Mama 23 nibwo bakomeje kuyirasaho cyane, isa nk'imanutse igera hepfo gatoya, itera amakompra hejuru, atera amakompra hejuru nka 6, arangije gutera amakompra 2 nka 6 hejuru. Bahise abazalendo bose bahise bava muri ako gace baramanuka berekeza hehe hariya muri uriya muhana wa Uvira. Icyo nababwira kugeza ubu ngo wazalendo bonyine bikuye hariya ku Kirungo yonyine bayikuyemo, baramanuka bagera ahantu bita ku Gataka, baritambukira baramanuka bagera muri Kalimabenge, barikomereza baragenda. Kugeza ubu nta muzalendo ukiri mubarizwa hariya kuri kariya gace ka Kirungo abazalendo barangije kuyivamo, nta muzalendo n'umwe ukiri hariya muri turiya duce twa za Kirungo. Umuzalendo gutakaza icyo bita Kirungo egare ko isaha n'isaha mama 23 ndetse na Twirwaneho bashaka kwinjira hariya muri Kirungo, nta muntu n'umwe wabitanga hariya muri kariya gace, kubera aho bari bafite kubitangira barangije kugira gute, barangije kwava. Ndetse n'abarundi barimo bahangana ahantu bita ku Gataka, bahise bahunga nabo baramanuka berekera muri turiya duce twa za Kalimabenge. Abandi ariko baracyarimo barwanira inyuma, nubwo bamwe batambutse ariko bafite abandi barimo barwanira inyuma hariya muri Gafinda. Utwo duce twose uretse Kirungwa isa nkaho yabaye libere, bahitambutse Kirungwa bahita berekeza hehe muri kariya gace ku Gataka. Ntabwo bari gutambuka ngo berekeze hehe hariya turiya duce twa za Uvira, kandi nyuma yaho kuri Gafinda hakiri ingabo za FARDC FDLR n'abazalendo bakirimo bahanganira muri iriya shyamba. Ariko kugeza aya masaha nuko icyo bita Kirungwa yabashije kuba libere, ndetse na Mitamba mu yandi masaha turaza kubabwira ko uduce twarimo tuberamo imirwano barangije kubirukana hariya muri turiya duce babirukanye. Bashatse gutera turiya duce twa za Mitamba bari baturutse mu turiya duce twa za Mitamba, baturwanyemo Masango, baturwanyemo baturutse ahantu bita Masango. Aba bateye baturutse ahantu bita Masango nibo bashakaga guhungabanya umutekano, ariko birengagiza ko imbere yabo hari ingabo za FARDC, birengagiza ko hari ingabo za Twirwaneho na AFC M23, ariko baza baturuka inyuma. Ingabo za AFC M23 zabakubise zirabirukankana barahunga, ariko bakigiye imbere muri twaje twaza Masango abenshi batangiye guhambira utuntu twabo bagenda bahunga. Turaza no kubabwira uduce
AFCM 23 twirwaneho yarangije kuribera. Tuze kubabwira ukuntu abaturage benshi barimo bagenda bahunga mu duce mama 23 yarangije kugira gute, yarangije kwigarura. None tubabwire n'impamvu barimo bagenda bava muri turiya duce. Hanyuma hari muri Uvira, tutaravara muri Uvira, uriya muhana wa Uvira cyangwa se kari agace ka Uvira karimo imirwano ikomeye cyane. Imirwano ari muri Uvira iraremereye, ari abazalendo barimo bararasana n'abarundi. Danto abazalendo ugasanga barimo bararasana na FARDC. Danto ugasanga abazalendo barimo bararasana n'abahibu. Abahibu ngo batangiye guhigwa no muri turiya duce twa za Baraka, kandi nituvuga abahibu ntimwumvemo ko ari abandi bantu bavuye mu kindi gihugu. Abahibu ni umwe mu mitwe y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba babitana abahibu ngo kubera barwana ijoro, ariko kugeza aya masaha nuko ari abahibu Serpent Noir, Anaconda, abo bose kugeza ubu ngubu bose barimo baragenda basubiranamo hariya muri uriya mujyi wa Uvira, bavuga bati intege nke nimwe mwazigize kugira ngo mama 23 yongera imanuke idusatirane Uvira, duhunge tuze tugera aha. Bagenzi bacu twabasize inyuma hariya muri hariya ku Kirungwa nako hariya kuri Gafinda, ati bariya bose bari hariya ni twebwe twagize gute, twabatereranye. Anaconda bakavuga ati n'abahibu bakagombye kuba hariya, abahibu ni bazarendo bakagombye kuba barimo. Gusa kugeza ubu ngubu barimo barajya impaka ariko zidafite ico ziri bubyare, nta musaruro biri butange hariya muri bariya bahibu. Kugeza aya masaha ababembe bari muri aturiya duce twa za Baraka batangiye guhaguruka bavuga bati twebwe ico dushaka nuko tugomba guhangana n'iki, nuko tugomba guhangana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati aho twakagombye guhangana na mama 23 duhangane n'abariya n'ubundi nabo barimo baragenda bahungabanya umutekano w'iki w'abaturage. Aho ni muri kari agace ka Baraka. Baraka ku munsi byibura abaturage barimo bapfamo ntago bari munsi ya 15. Twabonye societe civile yabitangaza ku munsi w'ejo bavuga ngo abaturage barimo bapfamo ntago bari munsi ya 15, 17, 12. Atabo ngabo 12 tuba tubona nta baturage bapfuye, atariko kugeza ubu ngubu abaturage barimo barapfa muri turiya duce twaza Baraka. Harimo harabera imirwano ikomeye cyane, akaba ari byo byatumye bariya bari hariya muri turiya duce bagenda bagira gute, batabaza. Barimo baratabaza bahamagara ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babwira ko bagomba kureba uburyo turiya duce barimo bakatuvamo bakadusigira wazalendo, akaba ari bo basigara bakontorora umutekano w'abaturage bari muri turiya duce twaza Baraka. Baraka bakaba bafite ubwoba cyane kubera ko uduce twinshi twarangije kwigarurirwa na mama 23 ndetse na twirwaneho. Bakavuga bati mu gihe twirwaneho na mama 23 batugabaho ibitero, egare ko twatakaza ibitero byinshi cyane twatakaza ibice byacu byinshi cyane bitandukanye. Dore ko hari ibice byinshi barangije gukurwamo batagifite. Ibi bice niba barabitakaje kandi ari bo babihoranye, egare ko bagomba guhagarara kigabo bakareba uburyo ubi bice babyigarurira. Ariko mu gihe batahagarara kigabo ibi bice bakaza kubitakaza, intsinzi yabo izabiri kugenda ijya kure. Bazaba bari kugenda batsindwa buri saha, bagenda batakaza uduce twabo buri munota. Ibi kandi bikaba birimo bibera hariya muri turiya duce twaza Uvira, twaza Fizi. Fizi ho abaturage barangije kuyihunga hafi ya bose. Abaturage mu duce twa Fizi barahunze bava muri turiya duce twa Fizi, ndetse bamwe berekeza muri turiya duce kwa Murima hariya baraherekeje, bafite kwa Murima nibo bahifitiye kugeza ubu ngubu. Ariko nimba bafite hariya kwa Murima, egare ko mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitahaguruka ngo zibashe kureba uburyo zahangana na AFCM 23 twirwaneho, batakaza ibice byinshi cyane bitandukanye. Batakaza ibice byinshi cyane bitandukanye, kandi gutakaza ibi bice egare ko Kongo izaba irimo kugenda icika intege, izaba irimo kugenda icika intege, egare ko baba bari kugenda bacika intege cyane. Niba ari gucika intege kwabo nuko baba bari kureba ko n'ubundi ibice bafite batazagira gute, batazabibona. Noneho batakaza ibindi, leta igatangira kugira gute, gucika intege, itangira kugira gute, itangira gutabaza. Ibi bikaba byatumye hari abasirikari bamwe barimo bagenda bacika urugamba, harimo abakoloneli, harimo abamajoro, harimo abariyetena, harimo abasuriyetena. Aba bose batangiye gucika urugamba. Iyi mpamvu barimo bacika urugamba niki? Barimo baracika urugamba kubera ko
iyo batsinzwe urugamba ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahita bashyikirizwa ubutabera bukabafata, bwarangiza kubafata bukagira gute, bakabafunga babaziza ngo batorotse urugamba. Ariko nibwo bwa mbere twabona hafungwa abasirikare ngo batorotse urugamba. Nta rugamba rubaho rudafite abahunze abaribo. Ko tutarumva se muri Ukraine hari abo hafunze ngo batorotse urugamba, ko tutarumva mu Burusiya abafunzwe ngo batorotse urugamba, ko tutarumva muri Israel, muri Iran, muri Amerika, aho hose ntabwo turumva abantu batorotse iki urugamba ngo bagize gute ngo bafunzwe. Icyo bazira wakoze ubugambanyi akagambanira ingabo zabo, cyangwa se kaba yamena ibanga ry'igihugu cyangwa ibanga rya gisirikare, uburyo urugamba ruba rwapanzwemo urwari rwo, wowe ugaca inyuma ukajya kubwira umwanzi. Icyo gihe baragufata bakakuburanisha ugafungwa, ndetse no kwicwa ukaba wakwicwa kubera ko uba wicishije abantu benshi. Ariko bari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite ibyago byinshi cyane. Ni nayo mpamvu barimo bagenda bacika intege. Aho bageze usanga bacitse intege, batera intambwe ugasanga bacitse intege, bataka urugamba ati nitutanapfa nidusubira inyuma egare ko tutari bugire gute, tutari buramuke n'ubundi turajya gushinjwa ko twataye urugamba. Ibi akaba ari byo birimo bibera hariya ku murongo w'urugamba, by'umwihariko ibi ngibi bikaba biri kubera hariya muri Uvira, bikabera muri Fizi, bikabera muri Baraka, ukazamuka turiya duce tw'indondo, ariko uduce tw'indondo two barangije kutubakuramo, ukazamuka muri Rurambo barangije kubibakuramo, ukarenga hirya muri turiya duce twa za Buhonde batubakuyemo, ukarenga za Biziba bayibakuyemo, mu Rubuga aho naho barangije kubakuramo, noneho ugahita ukomeza. Ubu ngubu ahantu hasigariye urugamba ni muri Rulenge. Iyi sekiteri ya Rulenge nayo barangije kuyigarurira AFCM 23. Ariko kuyigarura kwabo abazarendo barimo baragenda bati ibice byinshi cyane bitandukanye. Ibice by'Irurenge, abantu batazi Rulenge ahantu hatuwe n'ahadatuwe, urashobora gusanga ahatuwe ari 20%, ahadatuwe urashobora gusanga ari bafite 80%. Kubera ko turiya duce tw'Irurenge urashobora kugenda amasaha 4 utaragera ahantu hari iki, ahantu hari amazu. Uvanga abaturage baho bose bari ahantu badatuye ku mudugudu, ariko ugasanga aho batuye hari espace vide kure cyane. Uburyo utabasha kuvuga ngo ahantu hari umuhana cyangwa se ahantu hari urusisiro mu mudugudu ngo ubashe kugenda ngo ugere mu wundi umunsi umwe. Yego harahegeranye, ariko hari nagize gute nategeranye. Nko kuva ngo uvuye muri turiya duce twariya kwa Gitongo, nguze ngo ugiye kugera hari Musika, na ahantu hari espace nini cyane, cyangwa ahantu bita kwa Semwabo ngo urakomeje ngo ugiye kwerekera muri turiya duce two kwa Gitongo, na ahantu hari umwanya munini cyane. Ni dushaka tuvuge umuntu uvuye hariya kwa Rusumba cyangwa se hari Igisanya, ukava Igisanya ngo ugiye hehe, ugiye hariya mu Nyagiro, uramenya ko unyura muri ziriya nzira zose zitandukanye, kandi harimo iki, harimo amashyamba. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko mukibona ko ingabo za FCM 23 zafasha agace kamwe, uduce dutandatu twose baratwikuramo bagenda. Hari n'ahantu ugera ugasanga habaye Cyeragate na ahantu hadatuwe umuntu, aho abantu baherukaga hariya tuye abantu, ariko abantu tugasanga abantu bagize gute, barahunze hariya muri turiya duce. Mu nyemereye tugera Imirimba uko byifashe kugeza aya masaha. Imirimba harimo harabera imirwano, ariko iyi mirwano abazalendo barimo bahunga, FRDC, FDLR, Anaconda, bari bose barimo bagenda bahunga. Ko barahungana n'abaturage. Niba ari umuturage utuye mu gace kamwe ka Mirimba, wa muturage arimo arajya guhunga, agahita ajyana n'abasirikare, ati ngewe sinsigara, musigarane na mama 23 ndetse na twirwaneho. Aba bakaba bafite icyo barimo bikenga, kandi batazi ko mama 23 ndetse na twirwaneho ibyo ngibyo ntacyo bibabwiye. Icyo dushatse kuvuga ni iki? Mama 23 ndetse na twirwaneho babahamagarira ko abaturage baguma aho ngaho, ndetse n'abasirikare bakaguma aho ngaho, mu gihe bashaka ko bakomezanya urugamba bakakomeza bakarwana. Mu gihe batashaka ko babasha guhangana bakabasha kugira gute, bakabasha kumanika intwaro, barangiza kumanika intwaro bakaza bakabasanga. Ariko kugeza ubu ngubu barimo barahunga, bamwe mu rubyiruko batangiye guhunga, barimo barerekeza mu duce twinshi dutandukanye.
mu makuru twabagejeje mu yandi masaha nimwe twababwiraga ko bamwe mu basirikare barimo bahunga berekeza muri turiya uduce bakundaga kujyamo kera bagiye gusuhura inka, aho ngaho niyo barimo bahungira kandi bafite inka zabo, abandi barimo bahunga berekeza inganje. Impamvu barimo bahunga aba ngaba bikekamo hariho bamwe banyaze inka z'abanyamurenge bazinyagira hariya mu misozi miremire ya Minembwe, bamaze kuzinyaga bazijyana hariya muri turiya duce twa za Mirimba. Harimo abana babo, buriya Ngoma Nzito nawe yarazinyaze turabizi, Yakutumba yarazinyaze, uriya mwene Njwapa yarazinyaze, n'uriya mugabo bita Njwapa yarazinyaze, n'abandi benshi ba Mushombe barazinyaze, ndetse n'abandi benshi batandukanye bariya barazinyaze. Ibi bikaba byabateye ubwoba, baravuga bati nidukomeza kwicara aha ngaha ingabo za FCM 23 zikaza, byanga byakunda turaza guhura n'ibibazo bigize gute biremereye. Kandi mama 23 nta gace yari yafata ngo yice umuturage, nta gace yari yafata ngo yohotere umuturage, nta gace yari yafata ngo usange hari aho yahungabanyije umuturage. Ariko bari abantu b'Imirimba kubera ibyaha bikekaho, kubera ubusahuzi bakoze, kubera amazu y'abanyamurenge batwitse, kubera abaturage bishe, bariya bafite ubwoba cyane buremereye, uburyo barimo bavuga bati isaha n'isaha twebwe turashobora kugira gute, turashobora kwicwa n'ingabo zatwirwaneho. Kandi ingabo zatwirwaneho nta gahunda zifite yo kugira ngo zibashe kubica. Gusa twebwe amakuru nakagaruka, reka tuze kubabwira uko bizaba bimeze mu yandi masaha. Ciao. Uko akaba ariko bimeze, dukomeze bari abaturage baherereye muri turiya duce twa za Mirimba bitonde, Mirimba batuze, babane na FCM 23. FCM 23 ntacyo yabatwara rwose, ntaho turabona M23 ihungabanya umutekano w'umuturage. Ntaho ko muri secteur ya Rulenge ho batuje, bamwe muri za Kabanju batuje, muri turiya duce turiya duce twerekera za Gitumba batuje, utwo duce twose batuje, ni bazima ni bataraga, nta nico babaye. Ariko hariya kubera ingengabitekerezo y'abangoma Nzito, ingengabitekerezo y'abande bariya bose batangiye kugira iki, batangiye kugira ubwoba ndetse n'ikikango. Gusa nubwo ari uko nguko bimeze, ntabwo tuvuga ko izi ngabo za mama 23 zishobora guhungabanya umutekano. Reka munyemere twinjire kuri furo y'urugamba hariya naho tubabwire uko bimeze muri turiya duce. Biravuga ko mama 23 natwirwaneho bakaba barangije kwinjira hariya muri turiya duce twa za Misisi barashobora kuba bayinjiyemo aka gace bari batarakinjira, ariko biravugwa ko bakinjiyemo. Ibi bikaba byarangije gutangazwa n'umugabo bita Karochi, uyu nguyu akaba ari administrateur wa Fizi, avuga ko AFCM 23 barangije kugera ariya muri turiya duce. Hanyuma twinjire muri Katanga. Hano muri Katanga MDKC yarangije kwigarura uduce twinshi tutandukanye, agace bita Kipushi kari ku birometero 31 werekeza mu mujyi wa Lubumbashi, ndetse bakaba bigarura kandi gace kitwa Chumbo. Iyi Chumbo nayo ikaba iherereye muri Mitwaba, bakaba bigarura kandi gace bita Kayibo. Utu duce twose ingabo za MDKC batangiye kutwigarura mu gihe bagabweho ibitero n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bakirwanaho ibi bitero bakaza kubisubiza inyuma. Eske gusubiza ibi bitero inyuma bishatse kuvuga iki? Gusubiza ibi bitero inyuma bishatse kuvuga ko ingabo za mama 23 ndetse n'ingabo zatwirwaneho bari tayari guhangana, bakaba bahuza na ziriya ngabo bita za Katanga MDKC, barangiza noneho bakaba batangiza kurwanya ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'umugabo bita Thomas Lubanga nawe yakamejeje imirwano yabaye nyinshi cyane hariya muri Masisi, Tibyoroshe, Rubero, Warikare, aho hose naho hari imirwano irimo ibera hariya mu maparike cyane, niho harimo hagenda habera imirwano ikomeye.
ni ukuvuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanga byakunda irimo iragenda iberamo imirwano ahantu henshi hatandukanye. Niba irimo iberamo imirwano ahantu henshi hatandukanye, byanga byakunda tugiye kubona impinduka zigiye kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa twebwe amakuru nakagaruka mu yandi masaha turaza tubabwira uko byifashe ku murongo w'urugamba. Ciao ciao.